ntabwo ngewe nateguye iki gitaramo mvuga ngo ngenje kwinjira mu gutegura ibitaramo. Nikigenda neza ndabizi kuzishima pe, kuko ujya unampamagara ukambwira press conference irahari n'iki twatangaza ni sawa, ariko nanone ntabwo ngenje gutegura ibitaramo, nta n'ubushobozi mfite bwo kugitegura, ariko nibiba ngombwa ko ari cyo dutegura tukabasha kukimenyekanisha, tukabasha kugikora, kuko twebwe hanini twebwe dukorera abahanzi. Umuntu dukunda, umuntu ukunda urubyiruko, umuntu ukunda ibyo bakora, ndabizi ko azaza kudushyigikira. Baba 10, baba 20, baba 30, umuntu uzaza ni uwacu nyine n'ukunda ibyo dukora. Hanyuma twashizemo abahanzi kubera ko bashimye ibyo dukora. Ndakubwiza ukuri, abahanzi bose bashizemo bari supportive cyane, kuko baradufashije yaba mu bitekerezo, kandi natwe nkuko babizi tugenda tubafasha mu bihe bitandukanye bitewe na step bagezeho. Hanyuma kwikijyana kan Kigali, mu byukuri iyi parking bari bayiduhaye, nshimira cyane Emile nubwo atabonetse kubera akazi, umuyobozi wa parking, bitewe n'urukundo akunda Kigali Protocol, cyangwa se akunda ibyo dukora, yaravuze ngewe parking muzaze ndayibahaye. Ni ibintu byadukoze ku mutima, ariko nanone intego zacu kwari kugira ngo twishimane n'abantu, dukore igitaramo cyiza, dukorera ahantu hisanzuye, yaba kuri catwalk abakobwa bazakora zizagende neza bisanzuye. Niyo mpamvu ahanini dutegurira abakobwa ko ni celebration, ni ibyishimo, n'abo bahanzi tuzaba twishimanye. Nubwo bazadufasha, hari ubwo ushobora kwihagera ugasanga ni live concert, ariko icyambere cyangombwa ni intego izabiduhuje, n'uburyo tuzaba tuje gufatikanyiriza hamwe. Ari nayo mpamvu mvuga ngo natangiye mbashimira, nta bya mirenge nabahaye, nta kintu mfite, ariko uburyo mwanshigikiye, uburyo amasaha mwayihanganiye, nta muntu twigeze tuvugana nabi, nabyo ni ibintu by'agaciro. Hanyuma ku kindi cy'amatike, amatike muri aka kanya ari kuboneka kuri ku rubuga www.akadomo-noneho.com, cyangwa se ugahamagara kuri nimero 072230 Gusa ku munsi w'igitaramo nabwo amatike azaba hari, kandi Kigali umuntu muzabona abantu bari kuyacuruza n'abatarashira cyangwa se yanashize. Nicyo navuga, ndibaza ko kuri Emi nicyo namusubiza. Hanyuma kuri Akayezu, yabashatse kubaza intangiriro ya Kigali Protocol, igitekerezo ndibaza. Ubundi Kigali Protocol ngira igitekerezo nakigeze muri 2018, ntekereza nanjye gukora ikintu ntiganye ndetse cyahindura kandi kigafasha urubyiruko. Icyo gihe rero ntago byahise bitangira, ahubwo kubera ko nk'umuntu wari uri muri entertainment, nk'umuntu uri umunyamakuru mugenzi wanyu, njya mu bitaramo bitandukanye, so narebye icyuho kiri mu bitaramo. Hanyuma ndavuga rero iki kintu nagikosora, ariko nkimara kubigeramo si ku bitaramo gusa, ahubwo nabonye ko ibintu byose bikeneye protocol. Ibindi byose yaba ku bitaramo bitandukanye, yaba kwakira abantu kuri Kigali Protocol naho twahashize imbaraga, yaba abakobwa bagaragara ku byapa bitandukanye. Ibyo byose ni ibintu twabonye, tubona ko bikenewe, tubona ko tugomba kubikora, kandi ngira ngo mwabonye umusaruro wabyo. Nyuma y'ibyo byose, nyuma yo gutekereza ibyo twatekereje ku izina Kigali Protocol, ubundi Kigali Protocol ni izina n'ubundi rigendeye ku bukerarugendo. Murabona ko mu Rwanda n'ubundi igihugu cyacu kimikije iterambere,
rijyanye n'ubukerarugendo cyane ko nta byambu dufite ngo wenda turasarurira ahangaha. Ubukerarugendo nibwo bwimikirije imbere mu gihugu cyacu. So ndebye rero twebwe abo bantu bazaza batugana se bazakirwa gute, tuzabakira gute, ese niba zijya gushaka uwo mujyi wa Kigali urimo iki bazabona iki, cyane ko abantu baza ukabona bari kujya mu ntara, bari kujya mu birunga, bari kujya ahantu hatandukanye, ariko se nibaza aho bazahera, cyane ko protocol ubundi hera ku kibuga cy'indege y'umuntu aje, azakirwa gute, azayoborwa gute, bizagenda gute. Nibwo natekereje kuri Kigali Protocol, ndetse intego yayo ngiye ku bwanjye no kuba babona ahangaha kuba twicaye gutya iri successful cyane. Yego. Hanyuma icyo tuzamurika muri aka kanya kiracyari ibanga kuko tugihishe abanyarwanda. Ariko nanone ku byo tuzamurikamwo bike, harimo abakobwa bafite impano runaka bazagaragaza, harimo abahanzi, harimo Kigali Protocol ku byo izakora bigendanye n'impano zabo zisanzwe n'ubundi mu buzima bwa buri munsi. Hari abo njya mbona n'ubundi bo babikora no mu bindi bihe bitandukanye, ariko se kuri uwo munsi noneho bizaba bimeze gute? Hari ujya umubona wenda nk'imbogamizi, hari wari wambajije wenda none gisubizaho, hari ujya ubona nk'umukobwa nko mu gitaramo runaka akamusuzugura, akumva ko uwo mukobwa wenda nta gaciro afite, cyangwa se uretse ko ubu byahindutse bitewe n'uko hari ibyo Kigali Protocol yahinduye. Ubu abakobwa yaba abahehe yamubonye muri Kigali Protocol amwakira neza ndetse akanamushimira. Ariko mbere tukibitangira washoboraga kubona umuntu kabisa umukobwa aje kumwakira ariko ukabona nta gaciro, uburyo ari kumwakira ntago nyine yaba uje amugana ngo amwakire, ntago nyine ni imyumvire, ntago wari ukwiye kugaya umuntu, ahubwo wagombaga kugenda wongera imyumvire kugira ngo abantu babyumve ko protocol buri muntu wese ahava akagira ikenerwa. Yego. Hanyuma ku nzitizi ngeze ku kibazo cya Sibomana, inzitizi n'ubundi ni nk'imbogamizi ngira ngo washatse kubaza. Imbogamizi n'ubundi hari abantu bataraha agaciro wenda protocol mu Rwanda. Ngiye cyo nishimira nuko hari protocol zigenda ziza, kubera ko iyo ubona atangije ikintu abantu bagakomeza kugenda bakinjiramo, nuko baba babona ko hari intego mwari mufite mugitangiza, ahubwo izo ntego nabo iyo baje mukazifatanya nibwo mugerageza kwisiba icyo cyuho 100%. So inzitizi turacyahura n'abantu batatwishyura, sometimes ngewe noneho biba bindi ku mutwe abakobwa nyoboye, hari ubwo wenda babona nyine utabonye amafaranga ntibishime. So rero urumva icyo kintu nacyo ni ikintu nk'imbogamizi muri ibi bintu. Hanyuma impungenge ku bakobwa zo ntabwo wazibura. Nawe uri umuhungu akakanya ushobora kuza ukicara ukareba umukobwa ukamukunda, ariko biterwa no kubyitwaramo. N'ubu byabaye urumva biterwa nuko byitwaramo n'intego ufite. Ntabwo ushobora kumbwira ngo muri iyo myaka 5 maze nkorana n'abakobwa harimo n'abahungu, ese ko bigikomeje kugenda gute, ariko tunabyumvikana neza wenda ku cyo bakomeje cya happiness. Ngira ngo ni ijambo rizwi cyane hano mu Rwanda. Abo bakobwa ntabwo tubana, ni umukobwa uza agakora agataha, ni umukobwa uba ufite ubwenge, ni umukobwa mukuru. So rero izo mpungenge ntabwo wazigira kuko baba bahawe uruhushya n'ababyeyi babo. Uyu mukobwa iyo agiye kuza umakinga sure ko umubyeyi abizi, ndetse ni nayo mpamvu tukomeza kugenda tuba successful. Kuko nk'aka kanya nicaranye na Leya, ni umwe mu bakobwa batangiranye na Kigali Protocol, ubu ngubu afite urugo rwiza, yarabyaye, ariko muri aka kanya ari hano. So rero ku mpungenge ndibaza ko ntazo wakakwiye kugira, ahubwo nimba ushaka kurambagiza ushobora kuza urumva ukarebamo wakunze, ariko ufite intego n'ubundi. Hanyuma ku kijyanye n'abavuga ko Kigali Protocol atari yanjye, ntabwo nje kuvuga ngo ni yanjye, kuko
nimba ubibona ko atari yanjye ubwo ni yawe gusa ngewe ku byanjye niyo mpamvu ni nabwo bwa mbere ngaragaye muri press conference Sibomana nje kuvuga iki gitaramo kuko nanjye nta nubwo nari kuyicara ariko byabaye ngombwa ko nanjye mbaha agaciro kugira ngo basingire icyo mvuga so kuri ibyo rero sinkunda kugaragara cyane kubera ko nshaka ko ibikorwa ari byo byigaragaza cyane 100%, ari nayo mpamvu mubibona mu myaka 5 nibwo bwa mbere ngaragaye gutya mu itangazamakuru. So ngiye ku bwanjye mba nzi ko biri successful kuba nicaranye n'abahanzi batandukanye na Rusine na Kwizihiza, hari n'ubwo nicara ndi kubandikira inkuru. So iyo nicaranye nabo gutya rero nanjye ndi kuvuga kuri successful yanjye ngiye biranshimisha. So kuba bivuga rero nta kindi kintu wabasubiza ahubwo we wabarika bakabivuga. Ikindi ndibaza ko mijanye cya Patrick niba ariko we yabaje kuri Kwizihiza na Patrick Rusine kuki ashize imyaka 5 kuki wahisemo gukora event nyuma y'imyaka 5 esa event zazigaruka nyuma y'iyo myaka 5 none kuki wahisemo kuyikora kuri imyaka 5 ishize? Urakoze Patrick kuri icyo kibazo. Ntago ngiye nje gutegura ibitaramo, ngiye nje kwishimira ibyo twagezeho mfatanyije namwe, mfatanyije n'abahanzi. Niba ngombwa ko hari igihe dukora tugakenera kukimurikira abanyarwanda tuzagikora kandi tuzakibamurikira, ariko muri aka kanya ntago ngiyewe nateguye iki gitaramo mvuga ngo ngiye nje kwinjira mu gutegura ibitaramo. Nikigenda neza ndabizi kuzishima pe, kuko ujye namamagara ukambwira press conference irahari iki twatangaza ni sawa, ariko nanone ntago ngiye gutegura ibitaramo, nta n'ubushobozi mfite bwo kugitegura, ariko nibiba ngombwa ko ari cyo dutegura tukabasha kukimenyekanisha tukabasha kugikora, kuko twebwe hanini twebwe dukorera abahanzi, dukorera abakora, kuko nta kuntu ushobora kumbwira ngo Kwizihiza turicaranye aha hagiye gukora album, numwe mu bahanzi beza b'igihugu igihugu gifite, giye gukora album ngo tukibuzemo. No kwicara hano rero na agaciro gakomeye kuba yaduhaye yatweretse, si n'ubwa mbere kuko si ubwa mbere dusapotinga kenshi, ariko no kuba ari hano rero mvuga n'abandi bahanzi, nta muhanzi n'umwe utari hano utari kuri irani na utamamagaye. Buri wese yamamagaye arambwira, hari nabo nka bari bicaye hariya wenda tubari buze nyuma, yambwiraga se ndaza byatangiye nkavuga ngo ino nta kibazo, ariko kugeza na none ntaraza. Ariko everyone yamamagaye arambwira ngo ndi butindeho gato ndaza, nkomeza kubona ko turi butinde kandi bamwe urumva bafite akazi gatandukanye, ndavuga reka dukoreshe n'abamaze kuhagera. So rero kujya nagusubiza kuri iki gitaramo, ntabwo nzakomeza gutegura ibitaramo. Thank you so much Joshua. Ubwo n'abandi twakwihutisha bagiye babazwa ibibazo kugira ngo tugiye muri session. Patrick Rusine nayo twaheraho ku bibazo babajijwe kijyanye nuko usanzwe ugaragara ko bakumenyereye muri character ya Setsa, abantu bari expecting ku stage kugira ngo tubihuza, ariko tunagerageje kucyuburiye ko hari n'abandi ibibazo by'ibibazo. Urakoze yambajije ibijyanye no gusinda, simba nuko nzakomeza gusinda mu gihe inzoga zikiriho. Turi muri campaign yo kuzinywa mpaka zishize, zikiriho rero umuntu ntabwo yabura gusinda, ariko nanone biterwa n'umukiriya cyangwa ntabwo namufata nk'umukiriya. Joshua ni inshuti yanjye cyane ko ubu ngubu ari kwizihiza imyaka 5 Kigali Polotocol imaze ishinzwe, nanjye niyo ndi kwizihiza maze ntangiye kariyeri yanjye y'urwenya. Ubwo rero urumva ni ibyishimo cyane kuba iyo myaka 5 igeze uyu munsi nagirirwa amahirwe nyine yo kuba naba hafi y'uwo muntu nawe twatangiye muri icyo gihe kimwe n'ubwo yarazwe n'inda kora mbere. Ubwo rero we niwe uhitamo icyo ansaba. Iyo yishimira yuko nkoresha karakteri y'ubusinzi niyo nkoresha, yishimira ko nkora gusa bisanzwe ndi kunywa amazi nabyo nta kibazo, cyane yuko nko kuri radio ho ntabwo mba nasinze
ariko n'urimo hano wenda wifuza no kumbona nasinze nawe yampamagara kurigura nyine kandi ni character ntabwo bisaba yuko umuntu agomba no kuba yanyweye inzoga ubwo rero ntekereza yuko nibanga mbese ry'umunsi wo kuwa kane. Thank you so much, Kwizihiza, about your performance. Mwakoze ntansubiza umuvandimwe Patrick mbere yo kumusubiza navuga ngo icyo nabanza kuvuga kanshimira abanyamakuru none kuko buriya nizera ko mu gukora k'umuhanzi cyangwa se like kuba umuhanzi yava ku rwego rumwe akajya ku rundi mubigiramo uruhare navuga ngo rukabije runini cyane ushobora kutagaragara gutya hanze ariko ruba ruhari. Kuri Patrick rero navuga ngo ubwo dorukana kera ikitaba cyaragenze neza ubu waracitswe kuko burya sibundi navuga ngo ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane ahubwo buriya mfite n'umukoro wo kugutumira ahubwo nkabikwereka ubwo uko bimeze ubu ngubu. Thank you so much for this session y'ibibazo bitanu turagerageza tubaze kimwe umwe. Jojo Breezy. Ikibazo urenda turi kwiyumva kuba turi kwinopano ntabwo ko izina ryanjye na bagenzi banjye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuko nko muri event wenda zagiye ziba mu minsi yashize ntabwo wenda I think ni ubwa mbere ntabwo n'ababyinnyi kuri fano wenda bangana gutya cyane nanjye kwigisha ukuri ni ubwa mbere ije muri press conference nyine kuri fano n'ubudini naje kubyina umuhanzi naje muri rwego tuje kugira ku giti cyacu rero navuga ko nyine binshimishije cyane kandi na bagenzi banjye biteye ishema cyane kandi binagira imbaraga zo gukora cyane kuko urabona ko mu minsi ishize hari ukuntu ababyinnyi twazaga wenda tuje kubyina umuhanzi runaka cyangwa wenda tuje mu kindi gikorwa ariko ndashimira Jibena nyine Kigali Protocol muri rusange kuba yaratekereje no kuri side y'ababyinnyi urabona kubyina bigezweho ko dusigaye dukunda abahanzi cyane ntabwo ko isi igeze danse isigaye ijyana n'umuziki cyane natwe nyine dusigaye tugira impapuro runaka nyine mu iterambere ry'umuziki rero ni ibintu by'imbaraga zo gukora cyane kandi binatwereka ko imbere ari heza cyane ko tuzakomeza gukora tuzajya turakora muri ibitaramo rero navuga ko abantu nyine bagomba kuzaza tubashira byinshi cyane bitandukanye tubafite tuba practice no tuzabikora bitandukanye bishyashya tubamenyereye rero ntabwo bagomba kubura kandi bashimira n'abanyamakuru media muri rusange bakomeza kudushyigikira ko nka kera wasangaga imikino ari umuntu nyine bezwi inyuma nyine ari mu marido nyine ugasanga bavuga umuhanzi cyane ntabwo bigaragara ariko niba basigaye bavuga umuhanzi n'ubwira akazamo niba umuhanzi asigaye akenera umubyinnyi kumufasha challenge runaka cyangwa kuba yamubwira kuri stage performance ni iby'agaciro cyane kandi natwe ubwacu ababyinnyi muri rusange biteye ishema rero navuga ko biracyazanye natwe ntabwo twicaye turacyakomeza gukora ibintu bitangaje nyine ntabwo ko ibyiza biri imbere kandi nidushyira hamwe tuzabageza ku rundi rwego rero tantere kabisa kuwa kane tuzabona performance ikomeye cyane kandi abantu muri rusange bakoze. Thank you, arakoze cyane tukaba tugiye guhera hano kimwe bibiri bitatu bine turafata ibibazo bitanu icya gatanu uriya muvandimwe tugerageze tubaze ibibazo bikeya kugira ngo usange umuntu umwe wenda abaje ibibazo bitanu kugira ngo abandi basubire no mu kazi.